wabyaranye n'umutinganyi cyangwa ntago mwabyaranye? wimbaza ubusa nabyarana n'umutinganyi ntabyarana nawe ntago wari uhari waransize uragenda. Atinyuka ukabyarana n'umutinganyi. Ariko se kutangiye kuntunga urutoki ubundi urambaza iki? Urantunga urutoki rw'iki? Hatinyuka ukabyarana umutinganyi se ni igiki? Ni rihe zina? Ramamaye. Namamaye mu murenge w'iwanyu se ni akoreka nkubwira. Ntusakuriza ariko buriya. Mu bakobwa batuye mu Rwanda ni weho mukobwa wambonye nambaye ubusa bwa mbere. Nemera kujya kubaho mu buzima bubi. Wajyaga hehe se ubundi? Kujyaho mu buzima wajyaga hehe se ubwo ngubwo? Ariko agahinda kisha gahinja. Nta musore nagufatanye nawe mu nzu muri saro muri gusomana. Uwe musore mu nzu yanjye. Uwe musore. Ingwe kurira umwana ikakurusha uburakari. Oya ntuzane abazimu. Warahagurutse uragenda uransiga imyaka ibimyaniko. Byabe ni ngo ni mukamusoni bya ikintu gitumye pampekisi zurira n'abatinganyi barimo ngo anteje n'inkoro. Mu barokore bajya baririmba indirimbo ivuga ngo ntacyo nzanye mu ntoki oya kibasha kundokora. Ubaka kanya ikintu mfite mu ntoki uretse mikoro yonyine. Oya ntago byakunda. Yaba nk'umuyini bamwukubise. Gakubitwe n'inkuba. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nanone tugarutse. Ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizire ko mumeze neza aho muri hose. Ndabasuhuje ariko by'umwihariko ndasuhuza wowe udukurikirana buri munsi, wowe wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi. Ndagusuhuje ndetse nawe wandika muri comment ndagusuhuje. By'umwihariko comment zanyu zifasha benshi. Ni ukuri nama mubagira n'igitekerezo wagize. Ndabashimira cyane kubera ko ni nigisho byinshi mwongora abantu tuba twaganiriye nabo. Turi kumwe na Mami Neza cyangwa mama Mama Ndeze. Nakwakiriye nako siko wasiritse Buse ntasirika Mama Betty. Mama Betty turakwakiriye. Murakoze cyane. None uko wagetseho byagenze bite? Naje kureba nsanga isi no kuyirakarira. No kuyishyirana mu dufime. Reka nkubwire. Ahubwo ejo bundi ngiye utunguto akanakugi ka simple ngiye gushaka geta bariyo nzajya nshyira ku. Asekeza reka guseka kuko ntabwo giye naje guseka hano. Okay mama ke nose kurake tutaranaganira ndagira. Ubu se wampamagaye rwose reka nkubaze mu buzima. Wampamagaye kugira ngo none se wampamagaye kugira ngo mpure nawe gute? Ntago Mama Betty muziranye. Ubanza bumve byakubwira. Seka kanya dupfuye iki ko mbona tangiye kuvuga. None se wampamagara kugira ngo mpure n'uyu mu bigenze bite? Ni Papa Betty. Ko ari Papa Betty si byo babirya gute? Babirya gute? Papa Betty yifuzaga guhura nawe. Ngo bigende gute se? Uyu namuraga. Arahibereye pe. Njewe nkimara kumenya neza yuko ako bundi amakuru numvise niyo yanzanye ubundi niyo yatumye nkushakisha kugeza. Amakuru umvise se nayake? Amakuru agenda kurusha ibindi bintu byose. Wabikoze uzi ko uri mu gaseke upfundikiye noneho muri Kigali ntazabimenya. Ibikize? Hari ibintu bita social media urabizi? Waramamaye. Namamaye mu murenge w'iwanyu se ni kumwe. Akoreka nkubwira. Ntusakuriza ariko buriya. Nge nari umva Keza nta stress afite ni nyinshi. Ntaze kongeramo ize zari ku ruhande hajyamo izindi ubu byarivanze biburudobi. Ninki? Ariko nta nubwo urumva icyo ashaka kukubwira. Ninki nyinshi zivanze. Inki utekereje inki? Stress. Mbwira icyo ushaka kumbwira jewe nta kibazo. Ngo zarivanze. Nyine mbwira icyo mwampamagariye hano nge nkuteza amatwi. Ntago nari nzi ko wampemukira. Ntago nari nzi ko wankora nk'ibyo wanka. Ibiki nagukoze se?
mu bakobwa batuye mu Rwanda. musobanura ariko ngo ntabyazi. Nicyo nenda kumusobanurira. nakoze iki se ni igiki Mu bakobwa batuye mu Rwanda ni weho mukobwa wambonye nambaye ubusa bwa mbere. ahubwo wasaze Cyo cyatumye tubana. wataye umutwe ahubwo kakubayeho. K'amafaranga nari mfite atari menshi cyane. Ariya ni amafaranga wari uje kundya. none se nicyo kitumye bampamagara hano kuba nakwicarana nawe. Ugushaka hari Reka nkubaze ikintu kimwe, kuba nicaye hano nge nawe imbere y'umunyamakuru nicyo kintu wampamagariye? Ngusige mu mitungo. Reba hano kwa Mutangana Nyabugogo urahibuka. Si ngombwa ngo nkubwire ngo harebe, urahibuka. Ibyo twari dufite urabizi. Nemera kujya kubaho mu buzima bubi. wajyaga hehe se ubundi ubwo? Kujyaho mu buzima wajyaga hehe se ubwo ngubwo? Ariko agahinda kisha agahinja. Ibyo ntago bindeba ariko. Katanavuga. Ibyo ntago bindeba. Wabigikoreye iki? Ibiki se nakoze? Kumpemukira. Naguhemukiye ntese? Je naguhemukiye. Naragushatse. Mugira umugore wawe. Hanyuma tubyarana imfura yanjye. Sibyo? Umwana wanjye w'imfura nkunda cyane Betty. No mu ijuru barabyanditse. ese yuko uramo ubundi ibyo bintu wambaye tukavugana undeba ukareka kubitambikamo. Mbere twavuganaga undeba. Nanjye nkureba, nkwishimira, ngukunda. Nguhe ibyo mfite nk'umugore wanjye. None najya ku kazi njya kuva mu rugo ntubyibuka? ibiki nibuka se? Ni ibiki nibuka? ko byose numva utabyibuka. Erega mwibutse. Ni ibiki nibuka? Wenda yaribagiwe. Njye njya kuva mu rugo. Ntabyo nibuka Keza. Nta na kimwe nibuka, nta na kimwe. Ese wangaye ko ndi muto? Wangaye iki? Muto gutese? Mu myaka muke. Nshobora no kuba muto mu buriri. Ubu ibi ni byo wampamagara kugira ngo mpurere hano nawe. None se nje nari mfite byinshi byo kujyamo cyabyo gukora. Ntago naje guterana hano amagambo nawe. Mbwira. Nkubwira ikize? Ibyo numvise, ibyo nabonye kuri social media. Ngo wumvise iki? Ese ubu ngubu ndiba ndaroga ngirana. Umva. Nibiki wumvise? Mama Betty. Kuri social media. Mama Betty. Ese uracyafite Betty wenyine cyangwa se wabyaye undi mwana? Ndakwinginze mbabarira. Nari saje kumbaza ko nabyaye undi mwana. Icyanzanye ni ibyo ndi kumva nabonye kuri social media. Ariko se reka nkubaza ikintu kimwe. Watinyuka ukabyarana n'umutinganyi. Ariko se gutangiye kuntungura urutoki ubundi urambaza iki? Urantungura urutoki rw'iki? Hatenyuye ukabyarana n'umutinganyi se ni igiki? Ni rihe zina? Babirya gute? Babishingamo ifurushete. Umutinganyi se ni uwuhe wabonye? Je ntago nabyaranye n'umutinganyi. Guhemukirwa biba byiza. Je ntago nabyaranye n'umutinganyi. Uhemukiwe n'umuntu. Nase umutinganyi wamubonye hehe? Je sinabyaranye n'umutinganyi. Ubyaranye nande? Ni umuntu w'umugabo w'umusore yitwa Kayusi, ntago ari umutinganyi. Ibyo waba warabonye byose niba ari n'umutinganyi je ntago mbizi. Kuko je mbana cyangwa muhura nawe ntago yari umutinganyi. Yari umuntu muzima. Niba naranabyaye niba ntaranabyaye ibyo nta nubwo bikureba ari kubundi. Ese wankoreraga biriya kugira ngo ngende ubane nawe? Bigere naho mva muri business yuzuye kuriya. Urumva ari kuvuga ntago ari kubyemera, nta nubwo ari kubyumva. We mubaze neza ikibazo yifuza kumubaza. Ariko ni ibicyambaza ubundi. Njyewe ikintu cyankuye ikinazi. Aho nari naragiye bitewe n'ibibazo wanteye. Naguteye bihe bibazo se? Je ndi mama wawe, ndi mushiki wawe, nihe bibazo naguteye? Ngo nta mugore ucyahukana. Hahukana iki? Hasigaye hahukana abagabo. Bwabujije mufite nyine bwo kugira ngo ibibazo byose umuntu aba yaninjiyemo cyangwa ubundi buzima ni mwebwe mu bitera. Ubu urabona ndinjije yo gusiga business uko yari hagaze urakuzi.
ntabwo ari ngombwa kugira ngo nongere mbigusubiriremo ngo business nkaba ndinjije yo kuyisiga nkahagurukana inkweto n'imyenda n'ibihumbi 100 mu ikofi byonyine mu mafaranga twari dufite. wari ugiye hehe? Niba hari iyo business hakaba hari amafaranga hakaba hari ibyo gukora, wari ugiye gukorera hehe handi? Kuki utagumyeho ngo ubikoremo nanjye bikoremo tugume mu rugo? Wari ugiye hehe? Tukibana waransasiraga, ahubwo wari ufite ibindi ugiye. boretse tukibana tubana nani waranyubahaga, uri bukumena amazi mu buriri. Ngaho nyumvira wa mugore we, ngaho nyumvira nje kuryama uza nibasi y'amazi uyimenyeho. gute nyine byagenze gute? Byagenze gute? ngo nuko mufatanye na kabana. Umfatanya nande? Bivuge. Ngiwe uyu mugore ntago nagiye gupfa guhaguruka gutyo gusa. Byagenze gute? Nuko iyo umwana wanjye aza kuba uzi ikintu kintera agahinda, ni uguhaguruka nkagenda umwana wanjye ataramenye. Yaza kuba yari azi ubwenge byibura akamenya icyo twapfuye, wena ntabwo yari kuzamududira amagambo. Nike twapfuye nge nawe? Nike twapfuye ngo uravanga imitungo ngo business ngo wagiye gushaka? Niba wari ugiye gushaka wari ubisize ujya hehe? Yuguma muri ibyo ngibyo. Nta musore nagufatanye nawe mu nzu muri saro muri gusomana. Uwe musore mu nzu yanjye. Uwe musore Ingwe kurira umwana ikakurusha uburakari. Oya ntuzane abazimu. Warahagurutse uragenda uransiga imyaka ibimyaniko bya bindi ngo ni Mukamusoni, bya bindi bya Mukamusoni ngo reka nkubwire. Jewe ndi umuntu ntago ndi igisimba, urumva? Aho wari uri nawe ntago wari uri wenyine subwo, nta nubwo wari uri wenyine. Ariko nibyo uri kunshinja, nta nibyo wigeze wabonye ibintu. Yego ndabyemera, aho nagiye ko nanjye ntarishyashye. None se kuki uvutangiye ngo uhitamo noneho we icyo wabonye ari shyashye nukujyana n'umutinganyi. Nibyo wabonye ari shyashye. Nta mutinganyi nabyaranye nawe. Ni umuntu umva, ni umugabo, ni umusore, nta mutinganyi nigeze mbyarana nawe. Ibya Kayusi ge ntago mbizi, nanjye naje kubibona birantangaza. Ariko mu buzima iyo umuntu twabyaranye nawe ni umugabo, ibyo batinganye ntabyo nzi. None se Kayusi we ataraba umutinganye yari iki? Ibyo ngo wabyaranye n'umugabo. Kayusi ataraba umugabo we yari ataraba umutinganye we yari iki? Ntabwo uko batingana. Ibyo kuvuga ngo baratingana ge ntago mbizi. Cyupfa nuko wabonye ari umugabo yujuje ibyangombwa by'umugabo, ariko ntago warebye inyuma. None se uko wahagurutse ukagenda, uwakubonye muri iriya sura yakubonyemo aho wari uri waragiye waransize. Genda yize. Uzi ikintu gitumye Pampekisi izurira? N'abatinganyi barimo. Ngo nese niba bazimaze. No mugabo na. Uvuze? Ikintu gitumye Pampekisi izurira n'abatinganyi barimo. Ariko reka nkubaze. Umugurira zingahe? Muzima cyangwa ntago uri muzima? Wamuguriraga zingahe? Pampa aje birandeba hano. Yaba yambaye pampa, yaba atambaye ntago mbizi niba atayambara. Je namenyanye nawe atayambara. Ibindi byose bya pampa je ntago bindeba. Wowe nawe nibwo muzi uburyo zuriye, yewe menya pampa umwana wanjye yambara. Ntago menye uyu mugabo yambara. Ubana n'umutinganye. Ariko ubundi umutinganye umusoma agutera ino. Ariko ubundi urambaza iki? Reka nkubaze ikintu kimwe. Niba warabyaranye n'umutinganye ntubyare ikinyabibiri, namenya yuko umva. Ntega amatwi nkubwire ikintu ngiye kukubwiramo kimwe. Mutinganye. Ntega amatwi. Waransize uva mu rugo uragenda. Muri miliyoni zingahe? Wimbaza ngo miliyoni. Muri miliyoni zingahe? Wazisize ujya hese niba zari zihari. Wazisize ujya hehe? Zisobanure. Zisobanure. Nabikubwire uri kubivuga. Ntago wigeze wicara ngo ubare, gereranya. Iyo miliyoni n'amamiliyoni wasigaga wari ugiye gushaka iki ko wari ubifite? Iyo uguma aho ngaho tukaguma muri ibyo ngibyo, wari ugiye kureba. Nari ngiye gushaka amahoro. Amahoro. None se urambaza miliyoni wasize ni wari ugiye gushaka amahoro azimbarize iki? Nasize amafaranga. None urashaka iki ko wari ugiye gushaka amahoro aho wagiye warayabonye? Urambaza iki? Twabanye unkunda cyangwa wari uje ukurikiye ibyo nari ntunze? Babimutwaye narabivunikiye. Uje kubinyishyuza? Nge ndi nduhira abandi. Urabona nishimye aho nicaye hano cyangwa aho naje hano? Je ntuntera isesema ariko umbabarire mu buzima bwanjye.
basi none se byibura yari yaragiye hehe bwa nyuma na umva nyuma nkubaze ikintu kimwe Ntaraba mubi. njya kubyara wari waragiye hehe ntaraba mubi wari waragiye hehe ntaraba mubi utaramu wari bukora iki bwa nyuma na nyuma wari bukora iki wabyaranye n'umutinganyi cyangwa ntago mwabyaranye wimbaza ubusa nabyara n'umutinganyi ntabyarana nawe ntago wari uhari waransize uragenda ibyo byose uvuga nta n'ibyuzi uri kumva neza kubyara kwanjye ushingiyeho kometi uri muvuza induru byasaze ngo umutinganyi ngo amafaranga ngo amamiliyoni ngo bizinesi ibyo byose uri kubimbwira wajyaga hehe ibyo bintu byose ko nta n'ibyuzi aho nagiye nagahinda kahanjanye wigoma kuntunga urutoki ariko unyereka n'ibi bintu ntazi by'ibitaratara bimeze nk'iby'ibinyugunyugu agura kira gasuzuguro akaye gasuzuguro se habonetse dogiteri uvura agasuzuguro nakujyana waguma kuntunga intoki nta soni icyama ubu wakumanutse iyo waguye ukagenda ukajya usize kugera ubwo mpura n'ibibazo byose niwe wabishyizemo utera niwe n'umwaka wabishyizemo utera n'umwaka zibaho utera n'umwaka arambaza iki se wanziye mu buzima ngira ngo ngiye guhirwa ariko nibwo nari ngiye kuburirwa oya nta wamenya wenda bizaza ubu ngubu hari igihe bibanze kwanga ariko nyuma bigakunda si mu gihari se urongera mu bane ngo ntibaki murongera mu bane mwongere mwisunganye keza reka nkubwire burya hari ukuntu baca umugani ngo uwarose nabiburinda bucya urumva neza ni uko ngo waciye umugani yari awuzi neza niba ushatse umugabo mukaba mufite akantu gato mugomba gukora mugomba no kukabanamo mwaburara mwarya mwabwirirwa ariko mukagafatanya intandaro yose y'ibi byose byambayeho n'uyu nguyu wabiteye naye kuko iyo ataza guhaguruka ngo asigaho ngaho agende ibyambaho byose ntiba byarabaye ese ko avuga ngo amamiliyoni ngo bizinesi ngo amafaranga ko yari abifite kuki yateme ngo dukore ibyo ngibyo bizamuke yasigaga ajya hehe ni ukuvuga ngo rero ibyo arimo ambwira byose igihe ntabwo nshaka ko abimbwira niwe ariho ahubwo ibyambayeho cyane ibiri kumbaho niwe nabishinja niwe nabishinja ko natwaraga moto narayiriye se nayigize hari na rimwe wigeze ubona ntwaye inshoreke kuri moto ngewe nabibwirwa n'iki nge nagusanganye nayo mu nzu umuhanda ntago niro musomana iyihe nahagurukijwe n'iki iyihe erekana ifoto werekane biba cyangwa umuntu ubizi cyangwa mu mudugudu cyangwa mu kagari ifoto ya mbere ni iyihe se ishobora kugaragarira buri muntu wese ni iyihe ifoto ya mbere igaragarira buri muntu ni wese iyihe ni ukubyarana n'umutinganyi ukanabyamamaza ntabyaranye n'umutinganyi ukanabyamamaza wenda hari uruhengekerezo nta ruhengekerezo nk'umugabo wari ibyo wakihanganira nawe ni uwuhe mu buzima hari ibintu bihanganira ahubwo uriya uko yasaze akaba yarinjiye mu butinganyi nawe niko wasaze ukagenda njye ntabwo nasaze warasaze uragenda uriya nawe arasara ayinjira mu bindi bitewe n'ibyo ashaka gukuramo ingwe kurira umwana ikakurusha uburakari undiriye amafaranga umuntu umutima wayasigaga ujyahe niba yarahariye amafaranga wayasigaga ujyahe jewe ntabwo nabikubwira uyu wabikubwiye nabikubwira ibyo nakubwiye byararangiye ayo mafaranga we nayavuge wowe washinze business kugira ngo akwishyure wa mugani niba yarahombye akwishyure cyangwa urifuza kumenya impamvu ya undi mwana udahari muri make none se nindaga mubyara yaragiye he ko aricyo kibazo ariko none mbese amakosa urumva ko bayagushyize hariya ibi oya ntega amatwi ibi ngibi ari kumva ngo yarabonye cyangwa yarumvishije nanjye nuko ibyo yenda bitarajya ku mugaragaro yenda nawe birahari abishyira kuri social media waramamaye we none se wowe wahaje gukora iki niba utaramamaye waje hano gukora iki nyine waje hano gukora iki naje kugaragaza akababaro kanjye wa mugore we akahe kababaro akahe ni akahe ufite katumye usiga ukagenda ahubwo niwanteye n'imyangaro yambwiye ko yagiye gushaka njye nayo nagiye gushakisha ubuzima none se twari dufite amafaranga abivuga ko yafite yansigiye we yaragiye gushaka ayandi yihe kandi ko tuyafite mu by'ukuri nta muntu ujya wuzuza 100% sibyo njyewe ubundi uri mu biki nasanze uyu mugore ari muri salo yarazi ko nkiri mu kazi ntega amatwi no mu byo dupfa no mu byo twapfuye amaso aguye ururimi rwe narwo ni ikibazo uruhe rurimi se umvugiramo nka hanyuma ndina nkuvugiramo ngusangana na Veneranda aho mwarimo utatuma turwanira hano
umva keza Ushaka reka kurwana nkubwire n'umugabo. ibyambayeho nkaza hano uyu akaba yakunsabye guhura nawe ntega amatwi Tuganire, mukemure ikibazo wenda. ntabwo twagikemura arimo arambwira ngo yasanze ngo nsomana kandi ibyo byose avuga nta n'ibyo nigeze nkora arambeshyera narambeshyera ubwo nta foto nta cyabaye urambeshyera wambonye heza wambonye ubwo nahagurukishijwe kubera uburara uhaguruka ujya heza wahagurutse kubera uburumbo ufite bwawe bwo kugenda Mbese muri make uyu mupapa yaje avuga ko ari wowe wamunaniye. njyewe ntago namunaniye ahubwo njyewe nashatse umugabo nzi ko tugiye kubana mu nzu tugafatanya tugakora ibintu bikagenda cyangwa se bikanga birangiza agiye ahubwo mbuze umuntu njyewe nsigara njyenyine Wabuze umugabo. njye rero amubuze kuko nasigaye njyenyine Kandi uri umuntu. none se urashima mu mutwe ngo bigende gute ntago wansize nigeze mpaguruka mu nzu ndagusiga njyewe ndagenda uwo mwana twabyaranye wicaye hasi ngo tumurere dufatanye cyangwa waratumutse uragenda uransiga ni kuzimu hajya haba ubukwe none ni kuzimu hajya haba ubukwe uragira ngo ni kuzimu hajya haba ubukwe none uragira bigende gute ntabwo isi yanyose ariko seke ubu uko reka nkubaze urabizi ibibazo mfite urabizi ibyo ndimo urabizi ngo yekururiye ahubwo wankururiye wowe wankururiye nyine ariko ujya wibuka niwe wankururiye ariko niwe wankururiye niwe tukibyara byibura mu bibazo byawe ujya wicara ukitekerezaho tukibyara beta ukuntu nagukundaga nakozaga nagukarabya ibirenge nk'ukunda igihe tuvugana aka kanya iriya mbwa nagusanganye nayo muri iyihembwa ariko wowe iyihembwa wansanganye nayo igihe nta soni uratangiye ntago nigeze mbikora none se utangiye kumfata ngo nkubite ngo ariko turanarwana cyangwa niba bishaka turwane cyangwa bireke ibintu ndimo byose niwe wabizanye waneye umwaka ubwo ntago nzi kutera umwaka gutyo gusa ikintu ngushimira nuko igihombo wanteye ikihe gihombo ntago gisaba kujya guhagarikisha IBM urimo urantesha umutwe mu mitungo nagusigiye byibura ndabyemera ko nabaye ikirara nkaba imbobo imbere yawe kandi ukimbona tukibana wambonaga nk'umugabo jewe se nigeze nkwita ikintu kitari umugabo wasoma winjije undi mugabo mu nzu bigera naho musomagura na wambaye agatenge ariko ndekwa tu wambonye hehese wambonye hehe utajye kwa ngo urafata ungonyoza ibi bintu byose ndimo byose n'abadayimoni n'ibintu byose ushobora kuba ndi guhura nabyo ni wowe ubyihisha inyuma ikintu Imana yatwimye ni igiki se ni ukureba ikintu amaso agafotora akabishyira kuri social media hanyuma kureba ikiri mu mutima wundi wowe ukikibona keza ibintu byose muri mu muvuga je nta nubwo nshobora no kubyumva wowe warampemukiye yari yarantaye ariko wari warantaye oya njyewe ntago mbizi ntago wambwiye kujye gushaka akazi waransize uragenda ntago twaganiriye yarantaye oya warantaye umva ukuntu byagenze ibiki sibyo ntago twaganiriye banza wumva ukuntu byagenze urumva njyewe namusigaga muri business hanyuma ukajya he nkajya gushakisha tubanye neza ari umugore wanjye ikintu ndyama nkamwibukiraho niki nkigera mu nzu tubanye neza cyo gituma n'ubu naje kugushakisha uranshakisha se urankunze nuko ari genge nibuka ibihe twigeze kugirana urumva yankuriragamo inkweto akanyoza ibirenge none kuki wabirenze ukagenda ukansiga ukamara umwaka njyewe 2 3 4 waransize kuki utabyibutse izo nkweto nakuragamo wari waransigiye warambaraga wanyozaga ibi ahubwo niwe wambaraga na Yesu yaravuze ngo mwabafarisayo mwangaryamwe ntununga urutoki tugeze ubu ngubu nakuye ngo ubuzima ndimo uri umugome niwe wabunshyizemo
gute ni wowe sobanura ni wowe kuba yaragiye Keza ntega amatwi urabona umuntu agusize ibikubaho wenda ni byinshi sinanabirondora nawe byamubayeho nuko ari bigaragaye byanjye ni byinshi byamubayeho nuko atashaka kubivuga cyangwa ngo bibe byaragaragaye nkuko ibyanjye byagaragaye ndumva ntacyo waroyewe uri muri akenya amenye se nta soni ibi byose ndimo kuba ngo narahombye ngo naragize gute sinabihakana kuba narahombye kuko byarangiye kugaragara ariko ibi byose byakozwe nawe wowe wansize mu nzu ukandi ukagenda nkaba ntazi aho ugiye tutavugana kuri telefone ese kuki mutavuganaga twavuganaga se niba atarampamagaye nk'ubu reka mbwire Keza umuntu asize mu rugo aragiye ntambwiye aho agiye ndebye imyenda ye ndayibuze telefone ndayihamagaye ntayifashe ubwo nyuma y'ibyo byose wakora iki nyuma yabyo wigeze umpamagara igihe nawe twigeze tuvugana nawe wigeze umbwira ngo wakoze kuduhuza shyira mu gaciro akahese uri umugabo uratashye uvuye mu kazi urananiwe sibyo usanze muri saro byakomeye ariko reka nkubaze buretse hakomereye nta foto si wambwiye ngo nta foto nta cyabaye basi reka nkoreshe amarangamutima yanjye y'umutima y'ibyambaye reka njye mvuga ibiri ku mutima wanjye wenda ndanaruhuka ahubwo uyu mugabo sinzi ikibazo afite reka bivuge niba anakubeshyira twumve niba hari nasanze muri saro niyaza kwiyubaha byibura akajya mu cyumba narabyihanganiye ikigeretse kuri ibyo nagiye kuryama hanyuma bigenda gute yazanye ibasi yuzuye amazi bigenda gute niyoroshe kuvura ariko ubundi aho wagiye haguteye ibisazi haguteye toroma ni ibiki byohariye byatumye ikintu cyane ibisazi bwa mbere na mbere ibisazi ibisazi byavutse umunsi nkukunda naho se njyewe kuba naragukunze ntabwo ari ibisazi byavutse ibaze kuba nanjye ntaza kugukunda ntabwo ibyambaye byose biba byarambaye umeneho amazi mu buriri kuko ngusanganye no kubivuga bisigaye bintera isoni tega amatwi Keza nkubwira ikintu kimwe uyu mugabo yamaze guhinduka undi wundi buryo umuntu ahagurutse mu rugo nibyo bavuga ngo inkoko yaraye mu kigunda iba yabaye inkware yabyaranye n'umutinganya ntega amatwi injangwe yaraye mu kigunda iba yabaye inturo ni ukuvuga ngo iyo umuntu ajya guhaguruka mu rugo akagenda ni ukuvuga ngo ibyo avuga ngo yasanganye n'umuntu Keza ahubwo abagabo ni kwa kundi bafuha bya bindi by'abaga umuntu ashobora gusanga usuje n'umugabo cyangwa igitsina gabo bikaba intambara ibyo bintu byose uri kumbeshyira ntabwo byabayeho hari umwana w'umuhungu twari duturanye ntega amatwi urabona uturanye n'umuntu aje mu rugo akicara cyangwa se aje gusaba amazi urumva ntabwo wamwirukana cyangwa ngo yamwime uri kumva ni ukuvuga ngo njyewe uwo muntu avuga ngo yadusanganye muri saro ibyo mpimbira byose ngo byabayeho ntabwo byabayeho ahubwo yari afite gahunda yo kuba yagenda muri we kubera gahunda yari afite ze cyangwa n'imipango yari afite njyewe hari umwana twari duturanye w'umuhungu araza yicara muri saro yego araza aricara nk'uko ari kureba televiziyo yaricaye bisanzwe akimara kumusanga aho yewe namusanze tuticaranye ahubwo ugene ifite mu mirimo yanjye nka kuba umwana yicara mu rugo araza amusanga mu ntebe akimusanga mu ntebe nibwo kwa kuvuga ibigambo bye ko gufuha ngo uyu muhungu yicayemo hano gute ntari impari yazanywe n'iki niho byahereye ntega amatwi niho byahereye arambeshyera ntago byabaye urambeshyeye birashoboka ko urambeshyeye naba ndi kubeshya sibyo urambeshyeye ariko hagati aho amaze kuvuga ko ushobora gusanga umuntu ari gusuhuzanya n'undi ntago twasuhuzanyije wasanze yicaye buretse umunwa wawe nawo ni ikibazo umuntu ushobora gusanga umuntu ari gusuhuzanya n'undi ubu aka kanya ndi umugabo wawe umushyitsi yaje uretse se tega amatwi jya utuza mu gihe uzaba ku isi udatuza n'ubundi uzahora wiruka rero wowe se wiruka nka bukeya wowe wiruka buke
bivuga ngo ndi kwiruka wowe wiruka nka buke usugarukiye cyangwa umaze ugeze kumbona kangahe muri turu di maguru none se jye umbonye kanga umbonye kanga ubu arimo arambyukiriza inuzi ibisirane nta kindi umuntu aravuze ngo ushobora guhura n'umuntu jye mfite mugasuhuzanya umujinya yuko wahagurutse ukagenda ukagenda ntazi naho ugiye ugahambira ukagenda nubwo ibi byo kuba mvuga nawe agahita avuga si ikikwereka ko nari nararushye ntago mbizi ni wowe none uzi ko uruhu byinisha umudaho ntega amatwi nicare hasi ndambye warantaye uragenda unsigana umwana ndamurera njyenyine hanyuma nicare ndambye uvuga ibyo uvuze byose nikirize ngo byabaye kandi bitarabayeho mbeshyera ngo nasanze ngari gusuhuzanya n'uwo Ntabwo musore twasuhuzanyije. sikavuze mu Oya. kanya oya ngo ushobora kuba nguhuye n'umuntu muri wasuhuzanya gusuhuzanya umuntu akakubona musuhuzanya ubisanishe nuko nakubwiye ngo nasanze ari gusomana n'umusore ariko se wumva iyo mbabarire twasomaniye ndetse n'abantu babyumva cyangwa babibona nabo bambabarire kuri icyo kintu wamusiga hano nkigendera Sibyo? reka amatwi nkubwire buretse gato oya buretse gato ntega amatwi winjiye mu nzu umushyitsi araje ntumusuhurije ku muryango sibyo umujyanye mu nzu kumuhobereramo mwicaye mu ntebe muranasomanye ngaho umva ariko ibyo byarabaye n'amaso bireba byo gusomana no ninde wabibonye hari umuntu waba ari kumpimbira ariko Njyewe, keza arampimbira nari ndi mu ariko. kazi. arampimbira ariko sibyo urabona nari ntaragira ubushobozi kubera amafaranga nari mfite ibintu byo kuvuga ngo inkoranyambaga ibintu byo kuba nagura agatelefone gafotora nari mfite Motorola hanyuma warambonye ibyo bintu uvuga biri Motorola ntabwo yari gufotora warambonye sibyo njyewe bajyaga bambwira ngo hari umutipe uzi wanjye mu gihe nagiye ku kazi amatwi umva nkubwire Nyimara keza kugenda. witega amatwi umugabo Uretse wumve. ni bya bindi baca umugani abagabo turagorwa umva nkubwire ngo inzoka yakwanzuye amata ikaruka amaraso ntega amatwi keza ntega amatwi uyu mugabo iyo aza kuba afite gahunda yo kugumana nanjye yo kubana nanjye ntabwo aba yarahagurutse ngo agende amara imyaka 1000 ntazi aho ari nanjye atazi ubuzima mbayemo ahubwo yarafite gahunda yo kuba yanta akagenda yarafite ibyo arimo ibyo byose rero amavuga njye nta nubwo bimfasheho njye nkimara kugenda nta nubwo nagutekerezaga ntiwanekerezaga natekerezaga amafaranga ngusigiye n'umwana wanjye utamutekerezaga wari waramwanze wari waramaze none se akabambaza iki akampamagaye hano gukora baka kanya tuvugana ishyire mu mwanya wanjye kandi nawe musabye mbabariye yareka kunca mu ijambo kugira ngo unyumve wowe uri umugabo utashye mu rugo rwawe ariko ibyo Sibyo? wibitimbiraraho nta byabaye nta Sibyo se? byabaye ariko vuga Muri ibyo iki gihe- nta byabaye nta byabaye byatumye ugenda nta Yeah. byabaye mbere wambwiye ko wari nta byabaye Mm. ntago byabaye ntago byabaye ntago guhinga byabaye yes none se ko wagiye guhinga wambwiye ko ugiye guhinga wambwiye ko ugiye gukora iki ntabwo ntabwo twabivuganye ntabyo urumva njye nkimara kumenya ko muziranye iyo nza kukubwira ko nagiye kubwa ibibazo byinshi wari kuhita ukeka ko ngarutse nje kumuhiga kugira ngo impamvu wanze kumbwira iby'ibibazo nanze kukubwira ibyambayeho kugira ngo ntamubona ubu kano kanya niko kugira niyo mpamvu nawe uhari none se ngo utamubona wambonye rero nakubonye Wambonye. reka rero bimenyekane ibiki bimenyekana se ikintu twifuza njye natekerezaga numvaga byibura hari bubeho kwiyunga hari bubeho kumvikana niyunga nande se Ariko- keza ntega amatwi nkubwire ndiyunga nawe umuntu yarahagurutse aransiga ansigana n'umwana ansiga mu nzu ntiyambwira aho agiye ndashakisha ndaheba telefone ndaheba amakuru yose ndaheba ni gute umbwira ngo nje kwiyunga nawe hano nyuma yo kumenya ngo naramamaye ngo ibyambayeho byambayeho kubera wowe uyu ni reka umwaka rero wanteye kano kanya reka nkubwire ahantu nari nagiye ntago mbikeneye ni ukuvuga ngo Ntabwo mbikeneye. kubera ko namusanganye Ibyo keza namusanganye n'umusore mu nzu ako kanya iyo uza maze kumusangana n'umusore mu nzu oya oya ibyo ndabyihanganira Oya, oya. njya mu buriri kuryama n'agahinda n'iki n'umubabaro nari nambaye bogisi
yamennyeho ibasi y'amazi Ariko ke ahantu wimbeshyera naragiye gukamura bogisa yumye none agahinda kashize none nagarutse kuguhiga nari nagiye kuyihehe ugarutse kumfatiraho furi ntabwo byakunda yaragiye aransiga none agarutse kuza kuntesha umutwe oya ntabwo twahuza mbe nabo twahuza yari yaransize aragenda anteje n'inkoro mu barokore bajya baririmba indirimbo ivuga ngo ntacyo nzanye mu ntoki oya kibasha kundokora ubaka kanya ikintu mfite mu ntoki uretse mikoro yonyine oya ntago byakunda yaba nk'umuhini nk'umukubise gakubitwe n'inkuba ngo keza reka ibi byose n'umujinya wimbwira ngo oya arimo arambwira ngo yagiye gukamura bogisa ngo yarumye aragarutse aje ngo agahinda agahinda bivuga ngo yaransize ibyo yagiyemo arabikora birarangiye aje kugira ngo yongere ibihese yaba ataransuzuguye ntiyakaba yampagaze hejuru oya ntunungura utake ariko bandi umagarara hejuru gute nta soni wishaka guserera nawe uvuga ko uri umugore amaso ntaguha oya he maso ariko ongera umpagarare hejuru oya ariko genda ongera umpagarare hejuru zibaho ariko bero mbese girayo oya genda none se bari mu biki ntago na keza agahinda kose mfite ni wakanteye iyo nsiga kansigana n'umwana ntago naba naragiye wasiganye n'umwana wowe nagukubita ngo ngarurwe no kugukubita none oya igirayo ndakuretse rekura ariko nanjye twarwana nuko nkwihoreye utanagira ngo nta soni undi akibicara kuretse ibi byose ni wowe byose ni wowe n'ubuzima ndimo ni wowe wabinteye ni wowe uburyo mbaye uburyo ubayemo iki nta soni genda n'ibyo wajyanye byarahombye ariko wabisiga genda wamuhombyi we cyakora cyo ibiki ariko ntago nzibagirwa ko twabyaranye mwihorere ariko wagigenda nge sinshaka kurwana ahangaha pe umugore ushaka kukubita n'ibiki keza akababaro umugore arahaguruka nawe ugahaguruka hanyuma ubwo ninde wakicaza ninde wakurisha icyo uzaba cyo kiraguhiga iyo nza inzira ntibwira umugenzi iyo nza kumenya ariko wari wakunze nose kutakirenganya nanjye reka nigendere mwabantu mw'ibintu birakomeye hano iyo abantu bari kuganira ariko bakitana ba mwana ntiwamenya uruhande ujyamo umwe aravuga ati ni wowe watumenye mvaho muri ubuzima undi ati nari nagiye gushakisha nyine urumva ntago birasobanuka ntituramenya ibyo ari byo ariko bizasobanuka reka dusubize mu kiganiro cy'ubutaha.